byose yitwa Bruce Melody ndetse na The Ben bivuze ko rero byanze bikunze nabo bagomba kuba bahariye nk'abakunda umuziki kandi bawushyigikira ibintu byose birushaho kugenda neza cyane. Guca impaka. Absolutely. Izo navuga. Absolutely. Absolutely. Ntabwo sinzi niba Munyakazi abikwemerera. Sinzi niba Munyakazi abikwemerera. Munyakazi ngo biteye bite. Je ntabwo ndi bubwira abafana. Yego. Ndabwira The Ben. Yego. Ben ntabwo ndagafuka imvugo rimwe. Akubwiye ko atari agafuka imvugo rimwe. Ni ukuvuga ko witeguye gusubira. Arakoze cyane. Reka nsabe mugenzi wanjye Lucky yaba ari hafi. Urakoze Lucky. Nkuko n'ubundi biteguye ni ikiganiro n'itangazamakuru, ndakomeza kuganira n'abavandimwe ariko dufite n'imbaga y'abanyamakuru bagenzi bacu bari hafi aha. Reka ngusabe rero undebere abanyamakuru batatu b'inkwakuzi, ibibazo byabo begereze mikoro bagira icyo babaza aba bavandimwe. Ntabwo ndi buze kwihara ijambo njyenyine, ndetse uretse n'ibyo turaza no kugira sesiyo muri public itandukanye, nabo wumva imbamutima zafite aze kuzibagezaho. Bruce, ubwo twaganiraga hari ikintu gikomeye nasigaranye wambwiye. Bruce, natunguwe cyane nshimishwa na sense ya business cyangwa se uburyo muzika kuri wowe ari akazi karenze ibyo abandi bibwira. Yes, mbahaye ikaze harimo kubera ikiganiro n'itangazamakuru cya Bruce Melody ndetse na The Ben. Ni Summer Camp Tour izatangira kuri 13 z'ukwezi kwa gatandatu turimo, ni mu cyumweru gitaha. Tuzaza kuba duhera Musanze, tuzajya Bugesera, tuzajya Nyagatare, aho kandi tuzajya na Ngoma. Ni abantu babitabiriye n'ubundi ku bwinshi nk'ibisanzwe, ndetse cyane ko n'abahanzi banini n'amazina manini cyane muri industry yo mu Rwanda, yaba The Ben yaba Bruce Melody. Iyo bavuze uvuga abantu banini, bivuze ko rero hagomba kuba haje n'abantu benshi kugira ngo byanze bikunze baze no kubona content uducano tuba twahuriye, kuko ni brand zidakunda no kugaragara ku macano agiye atandukanye. Kenshi rero usanga iyo bafite ikiganiro bari buzeguriramo n'itangazamakuru bagomba kuba bari benshi cyane, ariko kandi noneho kuri no show birasa naho byanenze cyangwa press conference, bisa naho ngira ngo bagiye kuberamo igitaramo mukunzi, kuko urebye ku stage iteguye ngira ngo wakongera kwerekana hara kuri stage ushobora kubona ko rwose ubona ko imyiteguro ihari, ni imyiteguro y'igitaramo. Ibyo byose bikwereka rero n'ubundi amazina manini y'abantu babitabiriye iki gitaramo. Tuza kureba neza benshi cyane bitabiriye Muzaba Maria, aba Maxel babanje imbere yanyu, yaba ba Samir Sylvestre, ni umwe mu basesenguzi beza cyane bagiye ku maradiyo agiye atandukanye. Umunsi none bari kuri radiyo Rwanda. Ni ibyamare byinshi cyane biba byatse kwitabira rero ino show ya Bruce Melody ndetse na The Ben. Mwarabonye muri press conference ugomba garuye aho byatangiye, uko byatangiye ari ku tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere muri Bigare. Na murabyibuka cyane, sinje kubibibutsa gusa nubwo bizashoboka kuzaba ngombwa wenda umuntu akaba yabibibutsa, ariko uyu munsi none siko nje kubibibutsa, ahubwo ikindi kukubwira nuko ni umunsi udasanzwe, ni umunsi ukomeye, aho benshi mu byamamare babitabiriye kuza kumva byinshi cyane bivugwa, ndetse kandi Bruce Melody ufite indirimbo imaze ibyumweru ngira ngo hafi bitatu yitwa Detail. Turaza kuba tumenya rero detail nyinshi cyane zibuze kuba zibera hano. Akantu ku kandi uraza kugenda ugakurikira. Mbibutse ko harabura icyumweru kimwe kugira ngo dutangire zino road show zaba nyuma y'icyumweru kimwe zizahurana n'iza MTN Wacu Muzika. Bivuze ko byanze bikunze aho guhitamo ho kujya bizagorana, byanze bikunze bizagorana, ariko kandi akakuzajya hadipendinga ku mazina manini ashobora kuzatuma umuntu ahitamo ahajya. Wowe dukurikiye uzajya hehe?
wowe urimo kutureba uzajya hehe wowe dukurikiye uzitabira show yanyu cyane cyane ko MTN Wacu Muzika baraza kuba bahera i Huye ku itariki 20 ni nyuma y'icyumweru kimwe ibitaramo bya Bruce Melody ndetse na The Ben bitangiye rero abantu bose bafite amatsiko yo kuza kumenya ngo bizagenda gute reka rero dukomeze gukurikirana hari ibintu ko anegetse reka byubahira Emi umeze neza Emi umeze neza Emi aha nabonye na Clapton nabonye people from Bralirwa. Thank you so much for supporting Rwandan music. I'm here. Thank you so much. We are proud to have you and we are proud to work with you guys. Thank you so much. Always, you're the best. Thank you. Nice. So, Gorilla Events Chiyimaka Kigali, the summer country. Niba wishimiye ko Ben na Bruce bajya kuzenguruka igihugu ndagira ngo umanike akaboko kawe gutya ndebe. Yewe data we. Abafiya banje bari hari haruguru muri kumbona mumeze neza. Hari haruguru mu biti hariya. Thank you guys. Yeah. Abafiya banje bari hariya nyuma ya fence hano. Mumeze neza. DJ Captivo. Ndagira ngo nkore introduction yawe mu buryo ushaka ku buryo abantu mbona bicaye hano bitababona bahagaze ndakwinginze. Fasha ntabwo ndi buhaguruke hano. Abafana banjye birumvikana kwita abashimisha. Hanyuma nyuma y'ibyo nibwo bihinduka business. Rero ibi ngibi biri gukorwa n'abahanzi byateguwe n'abahanzi nibaza ko atari nanjye gusa bizasiga isura nziza ku muziki nyarwanda kandi ndashimira abahanzi bose turimo kugendana muri iyi gahunda abaje hano kudusapotinga hano hari amasura y'abantu bakomeye cyane n'uba dukora duhuje akazi ku bwanjye bizansiga ku rwego rw'umuntu ufite ibitaramo ngarukamwaka kuko ntabwo tugiye kubikora uyu mwaka gusa ngo duhagarike ubwo abakunzi bacu bo mu ntara n'abo tutabashije kuba twageraho ubu ngubu ubutaha ni mwebwe ikindi kandi umuziki ni uwanyu nk'uko ari uwacu hanyuma bihinduka business gutya iyo mwaje kudusapotinga ndabizi neza ko namwe murabizi icyo mudufasha iyo muri gukunda ibihangano byacu iyo ni business iyo muje kureba ibitaramo byacu iyo ni business muri twebwe icyo tubaha ni ibyishimo murakoze urakoze cyane amashyi kuri Bruce Melody The Ben mu nshuro ordon mudakanya mu nshuro nyinshi tuganira icyo numvishe nabwiriye imbaga kikuba ku mutima umuntu wifuza kuba intangarugero uhora wiyumva nk'umuntu barumuna bawe bashiki bawe abakuru n'abato wababera intangarugero mu kwifatanya na Bruce Melody mukatugezaho ibyishimo nk'abanyarwanda mwatangiye ku itariki ya mbere mukaba bigiye gusakara igihugu cyose tutirengagije byinshi byavuzwe hagati yanyu mu myaka ishize ubutumwa abahanzi baba bakuze by'umwihariko abakibyiruka babafatiraho dore ko mutari n'abato muri muzika y'iki gihugu ni ubuhe mwembi mwifuza gutanga mu kwifatanya nk'uko urakoze cyane biroroshye cyane ubutumwa nk'uko bivuze the history between me and my brother Bruce ni history yarimo bavuze ibi byageze gutya irimo isa nkaho idutandukanye cyane kurusha yaduhuza icyo dushaka gutanga nk'urugero kuri barumuna bacu ndetse n'abantu bose bari hano nuko kimwe mu byo twubakiyeho nk'igihugu ni ubumwe Bruce ni umunyamuziki mwiza cyane iyo akoze ibintu ngira ngo n'abafana banjye barabikunda that I agree ndetse nibaza ko igihe kiba kigeze ngo dutange urugero rw'uko we might not be on the same page we might both think we are the kings of something ariko tukaba turi abavandimwe tukaba twagira n'ikintu cyaduhuza kugira ngo purpose yacu ibe ari gutanga umunezero w'abafana harimo ba pirate nabonye hano bameze neza harimo abafana bagiye batandukanye so nibaza ko impamvu nyamukuru
ariyo kugira ngo ufite urugero dushaka gutanga muri ba petit frere n'abandi bose bazakurikira nuko we might now be on the same page cyangwa se twibwira ko ibyo nkora ni byiza cyane kurusha ibyo Bruce akora, ibyo Bruce akibwira ko ibyo akora byiza kurusha ibyo The Ben akora n'abandi, ariko me and Bruce we actually brothers, we can be on the same page. So uko at the end of the day turi gupushinga umuziki w'umunyarwanda, turi gupushinga the industry as a whole, turi gupushinga ikintu gikomeye kiva iwacu mu Rwanda tucyohereza hanze. So nibaza ko byoroshye kubibona tu. Amashyi menshi cyane kuri Ben kuri ubu butumwa bwiza duhaye. Iki kibazo ndanakibaza Bruce mpagurutse kugira ngo dukore neza kurusha ibindi. Turagira ngo ibi byishimo biri muri uyu mujyi wa Kigali tubisakaze no mu ntara. Icya kabiri kandi umuziki ni imyidagaduro, ndi kubivuga kugira ngo reka mbivuge mu nyuguti nini. Umuziki ni imyidagaduro. Nabonye abo muri football bo barabimenyereye, hari abayishwe n'agahinda bibaho ups and down, urumva. So mureke twidagadure ariko tudaseserezanya, tudakomeretsanya. Hanyuma ubundi butumwa nuko nubwo Tiger ari Tiger ariko ndi gitangaza. Murakoze cyane. Urakoze cyane Bruce. Ni by'agaciro kanini kugira abantu nkamwe. Ikindi turi hano kugira ngo tuganire tunabereke uko iki gikorwa mu by'ukuri giteye. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Amashyi menshi kuri Bruce Melody.